umuhanga yaravuze ngo inzira umuntu acamo azamuka ajya yitondana nitwararika kubera yuko naramuka asubiye aho yavuye ni nayo zongera gucamo ayi inzira waciyemo uzamuka ni nayo uzacamo umanuka bagaragu ba Allah. بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم يلقى ربه وبعد. ishimwe kuzoni bya Allah birakwiye ko dushimira Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala we waturemye kandi Allah akaba aduhundagazaho inema ze mu buryo bugiye butandukanye. Amahoro n'imigisha by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bihundagare ku mukunzi wacu umwarimu wacu mutoni wagarago nawe nta wundi ni numwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Ya Abdallah mugarago wa Allah subhanahu wa ta'ala, uyu munsi nje kukugira inama nanjye ndushaho kuyigira, nabyo bikaba ari ibintu turamutse tubyubahirije twagira gute twakundwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala rero اليوم أقول لك يا عبد الله ويمونس ndagira nkubwire nti mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala ay uridu an udhakirakum bi3 ashya, ndashaka nkwibutse ibintu bigera kuri bitatu. لو هذه 3 أشياء موجود فيك bino bintu bitatu uramutse uranzwe nabyo i'lamu anna Allah azza wa jalla sayuhibbuka jiddan, bino bizaba intandaro yo gukundwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bihebuje. Bagaragu ba Allah rero ibyo bintu bitatu, icyambere bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, in kunta lisanuka daiman ratban bi dhikrillahi azza wa jalla. Ikintu cyambere bagaragu ba Allah, niba ururimi rwawe igihe cyose urangwa no gusingiza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, waba wicaye amagambo yawe ibyo utekereza bikaba ari ugusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, waba uhagaze bikabuko, waba uryamye bikaba uko. Bagaragu ba Allah, ibi ngibi ni nasifa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ni kirango Allah agaragaje ko kiranga abemera Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Muri suratu Al-Imran kuva kuri aya yaho ya 90 kugera ku ya 91, aho Allah subhanahu wa ta'ala yagize ati ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayati li ulil albab. Hano kuri aya 190 Allah aragira ati mukuri iremwa ry'ibi birere ndetse n'iyisi, wa ikhtilafi al-layli wan nahari, no kunyuranamo kw'amanywa nijoro, la ayati ni ibimenyetso li ulil albab, kuri ba banyabwenge. Abahe? Bamwe bize geography nyinshi, bamwe bize physique nyinshi, bamwe baba mathematiciens cyane, oya nabahe Allah arabasobanura. Ari naho natwe dusaba Allah yuko yadushoboza tukabamo. Nabaha abanyabwenge Imana ivuga kuri aya 191 Allah ati alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ni babandi basingiza Allah. Wa huna mahallu shahidu, ahano ni nayo gihamya y'ibyo ndi kubibutsa ngo bagera gute aba banyabwenge n'aba alladhina yadhkuruna Allaha, ni bamwe basingiza Allah, ni bamwe bibuka Allah subhanahu wa ta'ala qiyaman bahagaze, wa qu'udan banicaye, wa ala junubihim niyo baryamye basingiza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, bagatekereza nyine kuri kuremwa ry'ibi birere n'iyisi. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, aba nibo banyabwenge basingiza Allah. Bagaragu ba Allah, uricaye
Allah niyo nama tugira. Urahagaze niyo nama tugira, uraryamye niyo nama atugira, uri wenyine niyo nama tugira. Yihe? Gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaragu ba Allah rero anwa'u dhikri kathira jiddan, amoko cyangwa se uburyo bwo gusingiza Allah ni bwinshi. Bagaragu ba Allah, atalabu ilmu dhikri, gushaka ubumenyi ni dhikri. Kuba wicaye gutya imbere yino YouTube channel urumva izi nyigisho, uri muri dhikri, urimo urumva ibyiza. Gusoma Qur'ani ni dhikri. Bagaragu ba Allah, kujya gusura ibyo byose Abayisilamu ni ibadati, ni biza mu bituma koko twiyegereza Allah, tukibuka Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala rero nurangwa n'ibi bikorwa, Allah subhanahu wa ta'ala aragira ati wa ana ma abdi idha dhakarani. Allahu akbar. Allah ngo wa ana ma abdi, ngo nanjye umugaragu wanje ndi kumwe nawe. Niyo garanti Allah ngo niba usingiza Allah ngo Imana iri kumwe nawe. Bagaragu ba Allah, bagaragu ba Allah, uzarebe iyo umuntu w'umuyobozi, dufata urugero nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, kubera ko uryo tuzi ko ari umunyakuri, ari umuntu ushyira mu gaciro. Iyo ageze ahantu umuturage akamuha ikibazo, bana akavuga ati icyo kibazo uzakingezeho, umuturage bana ava aho ngaho azi yuko bana ikibura ni umwanya wo kugera kwa nyakubahwa, ariko ukuri kwe gushyira mu gaciro ke, nzi ko ikibazo cyanjye cyagize gute, cyakemutse. Bagaragu ba Allah, uyu ni umugaragu. Rero Allah narakubwira ngo wa ana ma abdi idha dhakarani, ngo nusingiza Allah, Allah muri kumwe. Mu yandi magambo we bisobanura byagura uko ushaka, ibibazo byanjye, ibyo nifuza, Allah ati wa ana ma abdi, Allah muri kumwe. Bagaragu ba Allah, Allah duhe kuba mu bamusingiza bahagaze, bicaye, banaryamye, ahwari zose, uburyo bwose turimo dusingize Allah. Kandi bagaragu ba Allah, bino binakurinda kugirana ibibazo n'abantu. Buriya abantu gutangira gutikura no kuvuga abandi, nyamara nuko baba babuze ibindi bakora, ko basingije Allah bagakora ibyiza. Bagaragu ba Allah, byatuma koko nibi byaha byo kuvuga abandi bagera gute, batabikora. Haraka muthani, icya kabiri bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, twihuse, igikorwa cya kabiri kizatuma wikundwa kaza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni cye. Bagaragu ba Allah, gerageza guhozaho iswala za sunna Abayisilamu. Tuzi yuko hari iswala z'itegeko n'eshanu Abayisilamu. Izi swala rero z'itegeko bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, izi ntago zirimo kuko ni itegeko nyine, ariko bagaragu ba Allah, gerageza usari qabliya ba'diya, ugerageze ugire gute, ukore qiyamul layli, ugerageze usari duha. Bagaragu ba Allah, izi swala z'imigereka ukora bituma ugira gute, wikundwa kaza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nyine ni an-nawafil, ni swala z'imigereka. Ibi rero kubikora bituma wikundwa kaza kwa Allah, bituma ukundwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nkuko bivuga muri hadisi al-Qudsi, aho Allah yagize ati wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, ngo nta nubwo umugaragu azakomeza kunyiyegereza akora iswala za sunna, akora bya bikorwa by'imigereka, hatta uhibbahu, uretse ko nzagera gute, nzamukunda. Niyo mpamvu bagaragu ba Allah turanabizi yuko innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u, nikigaragaza yuko umuntu akunda umuntu nuko agerageza kumwumvira no gushyira mu ngiro ibyo yagize gute, yamutegetse. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, igikorwa rero cya gatatu kizatuma ukundwa na Allah, ukikundwa kaza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ikihe? Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, n'umuntu kugerageza kwicisha bugufi no kwiyoroshya igihe ari muri bagenzi be. Bagaragu ba Allah, ariko bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, abantu bariremereza. Ebana umuntu kubera yuko Allah amekupandisha daraja kidogo, ebana wewe urize ufite juzu rimwe ukumva yuko bari muri qaidatu nurani ugomba kubakandagira, we Allah subhanahu wa ta'ala arakuzamuye gukizanga ukumva yuko abandi bose ugomba kugira gute. Mugaragu wa Allah, zirikana yuko umuhanga yaravuze ngo inzira umuntu aca amazamuka ajye yitondana nitwararike, kubera yuko naramuka asubiye aho yavuye ni nawe zongera gucamo, ai inzira waciye muzamuka ni uzacamo umanuka. Bagaragu ba Allah, ubwo rero nukuvuga ngo ubundi umwemeramana ukurushijeho kugira inema, ukurushijeho kugira icyo abandi badafite, bituma urushaho kugandukira Allah no kumva yuko bana kino kintu Allah yatahaye abandi gishobora kuba ari imtihani, kino kintu Allah ampaye atahaye abandi gishobora kuba cyaba intandaro kuba nagera gute, nagera ku byiza ndamutse ngize gute,
nitwararike bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuri iki ngiki cyo kwicisha bugufi, intumwa y'Imana yaragize iti hurrima ala nari kullu hayyinin layyinin, ngo umuriro wa jahannama ni ikizira kuba wazagera gute, wazatwika wa muntu hayyinin layyinin, ugira gute wiyoroshya akanicisha bugufi. Bagaragu ba Allah rero, kwiyoroshya no kwicisha bugufi ni igikorwa nanone cya gatatu gituma umuntu agira gute azakundwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadullah, ndakeka buri wese ahise agira ikibazo avuga ati ese ibi bintu nabigeraho ne, ese nanjye koko birashoboka ko bino bintu nabikora nkikundwa kaza k'Uwiteka, nkakundwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Abdallah, al-umuru sahlan, ibintu biroroshye bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Ibda'u al-ana, hera none ahanga mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Urahera kuki mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala? Niba ugeze urugo, rasulati tabasumka fi wajhika sadaqa, kumwenyurira umuvandimwe wawe ni turutange. Gerageza mu Islam ko kugira mu rugo assalamu wirakaje, gerageza n'uwinjira mu rugo abari mu rugo mutorera samu gute umwenyurira mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Gerageza wishimira abana bawe, ubereke akanyamuneza mu buranga bwawe mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Navuze ngo tangira buhoro buhoro gute mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ugiye kurya kul biyaminik, gira gute rya iburyo bwawe kandi uvuge bismillah. Bayislam, urumva atari ibintu byoroshye ugomba guheraho mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Gerageza ugire gute niba ugiye kwambara gira gute hera ku ruhande rw'iburyo mugaragu wa Allah. Niba muri toilette tangira ugira gute usidua banza akaguru k'ibumoso, banza akaguru k'ibumoso. Niba ugiye muri toilette injira ubanjije akaguru k'ibumoso unasudua mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Niba usohotse uragiye soma dua yo gusohoka, bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Mbese tangira gahoro gahoro. Uhuye n'umuislamu mu nzira, muislamu musuhuze, mwifuriza ibyiza, barakallahu fik, Allah shire baraka muri gahunda zawe, jazakallahu khair. Muislamu ibikorwa bito bitoya nubiheraho insha Allah ta'ala uzashidukana biratubona ko bihambaye wagize gute wabigeze. Ubwo bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, tugerageze twikundwa kaze k'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu rero ndasoza mbibutsa imvugo aya yo muri Qur'an aho Allah subhanahu wa ta'ala agira ati ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Abakunzi ba Allah, inshuti za Allah, la khawfun alayhim, nibazagira ubwoba, wa lahum yahzanuna, nta nubwo bazagira, nta nubwo Imana izatuma bagira gahinda. Allah rero aduhe insha Allah ta'ala kuba mu bakunzi be, kandi Allah subhanahu wa ta'ala aduhe ibyiza, aturinde ibibi hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.